noheli bavuga ko ari ukwibuka ivuka rya Kristo. Ariko se wibuke n'umucunguzi w'abanyamahanga kaza nonakaza wa mwuka w'Uwiteka ari muri nje hano ujya kubwiriza imbohe zo mu mutima y'uko zibohowe no kwandikisha ikamba mu cyimbo cy'ivu no kuhoza abarira no kubamenyesha umwaka w'Uwiteka azatangamo imbabazi. ubwo iyo bihuje nyine n'ibyo ngibyo usanga nyine ari byo bakora abantu bibuka imbabazi Imana yabagiriye, cyangwa bibuka ahubwo bakora ibibi birushijeho ahubwo. N'ubundi bakora ibibi birushijeho, ntago bibuka ko yavutse. Keretse udafite amaso areba cyangwa se umeze nk'uri mu kigare niwe wabasha guhakana ko Noheli ari umunsi mubi cyane, kuko ni umunsi mubi ugaragarira buri wese, ni umunsi uberaho ubupagani bwinshi. Abasambana baravuga bati tuzasambana kuri Noheli tuvuye mu misa. Abasinda bati tuzahurira mu kabari tuvuye mu misa kuri Noheli. Uraza gusanga Pasika ni nayo mpamvu buriya kugira ngo unamenye muvane umenye ko Pasika ari umunsi uri serious cyane. Uba ubona abantu bameze abenshi baba bawufashe nk'unasuzuguritse, kandi ni umunsi ukomeye. Hajya Pasika utwibutsa ni ipfa rya Kristo. Umunsi w'ibitambo, ni umunsi w'ibitambo wo Pasika ni umunsi ukongera kukubwira ukibuka umunsi w'umubabaro wa Kristo, uburyo yaje kugupfira ku musaraba akabaza. Wibuke ko Pasika yanavuzwe na kera. Rero Pasika abantu bitiranye no mu isezerano rya kera birimo mubaga umwana w'intama. Uwo mwana w'intama ninde babaze? Si Yesu Kristo. Ngo mumurye, ngo mumurishe imboga zisharira, ibe Pasika yanyu, kandi muwurye mukwesa inkweto. Barakuvuga ngo muwurye mukwesa inkweto, bisobanura gukwesa inkweto se ntabwo uzi yuko nyine uwariye Yesu Kristo inkweto se nuzi ko ari ubutumwa bwiza. Yego. Uvuze ngo niba wowe uvuga yuko uri uwa Yesu Kristo, ubwo gukwesa inkweto nyine ni ukuba kandi ubutumwa bwiza buri muri wowe. Ngo muwurye mukwesa inkweto, niyo ngiyo iba ariyo Pasika yanyu. Icyo gihe ngira ngo Imana inabivuga yababwiye ko uwo munsi babikora, wari wo munsi bari buke bava muri Egiputa. Wari wo munsi bari bwiceho hajya se umwana w'imfura. Buri buke bava muri Egiputa bahita bagenda. Abana b'imfura bari gupfa muri Egiputa. Arabati ndaza guca muri Egiputa, ababwirana n'ibintu baza gukora. Arabati kandi uwo mwana w'intama amaraso ye muyasige ku nkomanizo z'imiryango yanyu. None se ko ari abanyegiputa baje kumenya nabo bakaza kuyasiga bakaza gukira, buriya byari bimeze bite byo? Urabona ubundi bari abanyegiputa hakizemo umunyegiputa ntabwo yakira. Uvuga ngo umunyegiputa wakize uba arimo uguze uwo ari we n'uwitwa Kalebu mwene Yefune wenyine. Kalebu. Ubundi bari abanyegiputa bisobanura yuko hari abantu bashobora kubona abakijijwe nabo bakabakurikira, bakaba bati natwe shaka kumva ziriya ndirimbo zo mu barokora ari nziza reka tugende. Ariko ugasanga nyine baragenda bakajyayo bitewe no gukunda imiziki yabo, bitewe no gukunda uburyo abarokore bambara, bitewe no gukunda imyitwarire y'abarokore. Ariko hakabamo 1% muri bo usagukamo, bo baragwa nyine urumva barabikora, ariko bagasubira kwinywera amayoga no gusambana n'ibiki bakagwa bikarangira babiretse. Ariko hakabamo wa undi witwa Kalebu mwene Yefune uvuga ati bya bintu ndabona ari byiza. Ari nawe ugaragaza yuko hari ihirwe Imana nyine igaragaza ko hari ihirwe izaha abanyamahanga. Burya nicyo yashaka gusobanura. Ikuramo Kalebu mwene Yefune muri benshi yagaragazaga yuko hari ihirwe izaha abanyamahanga yo mu
umugambi wayo. Abati nagiriye ubwoko bw'Abisirayeli bwangiriyeho umugisha, atari ko hari n'umunyamahanga umwe ku ijana uzangiriraho umugisha. Kandi ubwo ngubwo ushaka kugira ngo umenye yuko ari umwe ku ijana, ni uko ubona ku iteraniro ry'Uwiteka, Uwiteka yagejeje Kanani iteraniro ry'abantu benshi b'Abisirayeli, ariko umunyamahanga wagezeyo n'umwe, Kalebu mwene Yefune. Kandi bigaragara yuko hahagurutse abanyamahanga benshi cyane. Bisobanura ngo izo nkomanizo z'imiryango bati namwe banyamahanga nimuhumure igihe cyanyu kirahari. namwe nzababonekera kandi nzabaha amahirwe, ariko Imana ndetse ikanagaragaza ko kubera ukuntu abanyamahanga badashobotse hazarokoka bake. Abanyamahanga bakunda ibigirwamana cyane, ibyo bashyiramo imbaraga kuruta iby'Imana, kandi iby'Imana babona bibagoye. Ubwo tuvuge ko Pasika atari ikinyoma, ahubwo Noheli ari icyo kinyoma. Ahubwo uzavugiye ko Pasika ari ikinyoma azarimbuka, azajya ku ndiba y'urwobo rwa rundi rwo hasi cyane. Mbega kurimbuka kuramutegereje. Uvuze ko umuntu uvuga ko Pasika ari ikinyoma arimo akereza amaraso y'umwana w'Imana. Pasika ni urundi rwego, ndetse no ubundi iyo usomye mu isezerano rya kera havugwagamo iminsi mikuru ibiri. Havugwagamo Pasika, hakavugwamo n'umwaka uko umwaka utashye. Ari nayo mpamvu abantu bajya bitiranya. Uzarebe iyo umwaka ugiye gutaha kurangira, habaho ibyo bita ngo abapagani gutambira Satani ibitambo, abakirisito guhigwa n'ibiki, ibintu nk'ibyo, bagashimira Imana yuko bashoje umwaka bari amahoro. Ni ukuvuga ngo umwaka nawo uvuze ikintu gikomeye cyane mu isi y'umwuka, ahubwo kiremereye ndetse abantu batanazi. Iyo minsi mikuru uko ari ibiri, Imana yagiye ibaza buri uko umwaka utashye, mujye mukora ibi n'ibi, buri uko umwaka utashye. Umwaka ni ikintu, burya ubundani ni ikintu wakabaye ushima Imana ku rwego ruri hejuru kuruta iyo Noheli. Ahubwo Noheli ubwayo urumva uburyo ivugitsemo, ni ukuvuga ngo nta mana iriho, ntaki. Rero uraza gusanga abo bantu ahubwo uwo muntu uvuga Pasika, uwo muntu ntazigera abona n'Imana, ijisho rye ntirizabona n'amarembo ajya mu ijuru. Uwo muntu upfobya Pasika ni umusazi. ahubwo umusazi wa muntu, ahubwo niba atanazi ibyo bintu avuga, ahubwo nabitware gakeya, azabanza bisobanukirwe neza, areke gupfobya ibyo atazi. Pasika ni ugushaka kugaragaza yuko Yesu atigeze amenera amaraso abantu. Pasika ni umunsi mukuru wanditse imbere y'Imana.